sinzi aho byaturukaga ariko ijambo ry'ihumure no ryakomeje kuza muri njye. Ijambo aherutse kuvuga dusoza umwaka, ijambo rivuga ngo twita Samweli. Hanyuma ukamubyara ati icyifuzo mwite isezerano mwite cyangwa icyifuzo ikintu cyose mfite mu mutima nifuza ku Mana ko nzakibona muri uyu mwaka n'uwo kubyara Samweli. Mu buzima busanzwe warakomeye ariko ntabwo wapfuye Mariya, wapfuye ariko turabona rwose muri ibitangaza bibiri nyine nabitubwiye ukuntu usa ibitangaza byo ntabwo wabibura ushaka kuvuga n'ijana. natubwire ibitangaza kimwe nakivuze, uburwayi bw'uwo muvandimwe bwarangiye uyu mwaka numva ndawanze ariko nkajya mvuga nti Mana turimo gusoza umwaka. uyu mwaka utambutse twagiriwe ubuntu, Imana iratwagura, twinjiye mu mwaka turi babiri, tuwusohokamo turi batatu. Ni ishimwe rikomeye, ni rusange. Hari igihe umuntu ajya kurira agasanga hari abarira kumurusha, bibaho, n'ugasanga ahubwo wowe ugomba gushimira Imana yuko byibuze ako gahenge. ADTV. Abakunzi ba ADTV, nk'uko mubibona rero kuri kamera turi kumwe na kapo nziza cyane. Ahari hariho abantu babamenyereye bajya bababona kenshi, ariko rero ubu ngubu ndabona baje bahindutse, nanjye ndabarahabona ntabwo mbazi neza. Hanyuma reka batwibwire, abatabazi nabo babashe kubana. Mwatwibwira. Murakoze cyane, turabasubije mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Pastor Ajabu. Murakoze, yitwa Diane, Pastor Ajabu. Ako nari nyibagiwe nanjye. Nitwa Pastor Ajabu. Uyu muntu wicaye iruhande rwanjye ni madamu wanjye. Imana ibamugisha cyane. Ako kantu rero nari ngiye kukababaza, navuze se aba bantu baratinyana, aba bantu baje batonganye cyane cyane yuko mushobora kuba muturutse mu rugo mwese, ntabwo mwavuye ku kazi undi wenda avuye mu rugo, ntabwo tubizi, ariko rwose mwari mugaragaje isura nkaho muje murakaye. Navuze se barwaniye mu modoka bigenze bite, ariko murakoze kumwenyuraho. Yesu abahereza umugisha. Hanyuma abakunzi ba ADTV nanjye ndimo tubakurikirana kenshi cyane, tugenda tubona ibiganiro byanyu bikadukora ku mutima, tukumva turishimye, tukazuka dusa naho twari dupfuye. Imana ibahereza umugisha cyane. Mwanyemerera rero nkababaza utubazo dutandukanye, ndumva mfite amatsiko menshi, tuvuye mu mwaka twinjiye mu wundi, mbese ndumva mfite ibintu byinshi byo kubabaza. Muranyemerere se mbabaze? Turakwemereye cyane. Ubundi tukiri aho ngaho ko mbona mwambaye neza cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Mwambaye neza biteye ubwoba. Ubutaha rwose abo bantu muzabamamarize, natwe tujye tuhamenya kugira ngo tujye, ariko ntimukiharire ibyiza mwenyine. Ntabwo tuzongera. Tukiri aho ngaho rero, tuvuye mu mwaka ushize, twagiye tubona ibiganiro byinshi bitandukanye mukora as couple, muri kumwe, tubona pastor ku magambo meza agiye yigisha ijambo ry'Imana ryiza. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo mutubwire, dukurikije umwaka ushize, ngo turi mu wundi mwaka mushya, ko mwagiye mutubwira amagambo menshi meza, nanjye kugeza ubu nuko mudafite uburenganzira bwo kumbaza, ahubwo ninjye mwakabajije ikibazo ngiye kubaza. Ni irihe jambo mwaba mwaratubwiye mukumva namwe rirabazuye, mukumva namwe hari aho rikoze? Buriya abantu babwiriza, umuntu ubwiriza hari ijambo abwiriza akumva neza nawe hari aho rikoze kandi akirimo kubwiriza. Ni irihe jambo mwaratubwiye? Twabonye ibiganiro byinshi, mbere yo kubyara, ubukwe, nyuma yo kubyara, umwana uburyo mwishimye, amagambo meza menshi, ariko ni irihe jambo mwaba mwaravuze mukumva namwe hari icyo rihinduye mu mitima yanyu?
icyo ni ikibazo gikomeye. reka turajya duhera kuri pasita Ajabu wireba madamu turajya tuguheraho. Icyo kibazo kirakomeye cyane. Ubu se urumva umwaka wose umuntu aba yarabuze amagambo menshi. Umuntu aba yarabuze amagambo menshi kandi buri jambo umuntu avuze buriya hari ukuntu riba ryamufashije. Nkanjye personally iyo ngiriye ubuntu bwo guhabwa ijambo ryo kuvuga, iryo jambo mbere yo kuribwira abandi ninjye riba ryabanje gufasha. Rero iki kibazo kukimbaza waba ungoye gutoranya mu magambo yose nabwirije ngo mvuge ngo iri ni ryo ryafashije kurusha ayandi. Na cyane cyane ko Imana imaze iminsi impa amagambo y'ihumure, yagiye iza ari message y'ihumure, ari amagambo ahumuriza abantu kubakomeza. Rero amagambo y'ihumure akenshi akunda kuza asa naho ameze kimwe, asa uretse wenda ko ibyanditswe biba bitandukanye, ariko usanga ari topic imwe yo guhumuriza abantu. Sinzi wenda niba byaraterwaga nuko umuntu wenda ababona challenges zitandukanye, ubuzima ukuntu buri kugenda bugenda, ukabona intambara hirya no hino, utubazo dutandukanye. Nkuko mubizi uyu mwaka utambutse nubwo wabaye mwiza mu ruhande rumwe, ariko hari n'urundi ruhande utagenze neza. Sinzi rero niba ijambo ry'ihumure ryakomeje kunzamo kubera situation mbona iriho muri rusange, niba ari uko sinzi aho byaturukaga, ariko ijambo ry'ihumure rero ryakomeje kuza muri njyewe. Rero icyo kibazo mbajije ari njyewe ugiye nagisubiza mvuga ngo byangora guhitamo ngo iri ni ryo jambo ryamfashije kurusha ayandi, ahubwo numvaga ndi guhumurizwa n'ijambo ry'Imana kandi nkumva nasangiza abandi kubahumuriza kugira ngo tugire ibyiringiro yuko umwaka uzarangira tukinjira mu mwaka mushyashya amahoro kandi ko Imana ikiri mu ruhande rwacu. Ese aguhumugisha pasita Diane nawe nagira icyo abivugaho, ariko ndumva ngiye kubabaza ndabazigeza rwose ndaje ngiye kugenda mbabaza ibibazo bikakaye bikomeye. Mwagiye mutubwira amagambo menshi, narabakurikiranye kenshi, ndavuga aba bantu umunsi nzabafatishiriza nanjye nzababaza n'inigure. Dia nawe ugira ikintu tubwira ku magambo menshi mwagiye muvuga, nushaka uvuge ngo hari ikintu sheri yavuze numva ngiye kinkoze ku mutima, n'ibyo nabyo biba bikeneye cyane rwose. Nuko n'ubundi nayo ngiye kubigenda nk'uko wari utubajije, kuko uyu mwaka wabaye muremure kandi twakozemo ibiganiro byinshi, twaravugiyeho amagambo y'Imana, ariko njyewe ibyamfashije cyane yose yaramfashije, yaba iyo twabaga turi kumwe, yaba ari wenyine. Ariko hari ijambo aherutse kuvuga dusoza umwaka, ijambo rivuga ngo twita Samweli, hanyuma ukamubyara. Atubwira kuri ya nkuru ya Elukana n'ahandi, uburyo bategereje umwana, uburyo bategereje Samweli, igihe kikagera Imana ikamuha Samweli akamutwita, Hana yamara gutwita Samweli akamubyara. Rero iryo jambo nararikunze cyane ku buryo ndigenderamo kuva umwaka utangiye, ndigenderamo nkumva ko Samweli mwite ni cya cyifuzo mfite, icya cyifuzo nifuje vuba na cya cyifuzo nifuje kera nacyo ngitegereje, ariko akaba ari Samweli. Bifata nk'aho ari Samweli, ndavuga uko byagenda kose Samweli azavuka, umunsi uzavuka, byange bitinde bitebuke, Samweli azavuka. Rero iryo jambo ryaramfashije ku buryo mba numva nyine no mu gusenga mvuga nyine Samweli wanjye mwite, nyine icyifuzo mwite, nsengera isezerano mwite, cyangwa icyifuzo, ikintu cyose mfite mu mutima nifuza ku Mana ko nzakibona muri uyu mwaka n'uwo kubyara Samweli. Yesu abahereza umugisha cyane. Aba batumirwa barimo baranshimisha ku rwego mutakumva.
iki kiganiro nangwa iyi nyigisho pastor itambutsa narayikurikiranye njyewe bura nari nzi uko Samuel nyine mba numva ko kiriya cyanditswe abantu bagomba kukibwira umuntu utarabyara tegereza nkumva ibyo ari byo byose umwana azabyara niwe Samuel nyine ibyo byo kuvuga ngo icyifuzo mfite nawe ni Samuel wanjye nanjye byankozeho cyane ariko tukiri aho ngaho Diane yasa guhereza umugisha pastor ndakugarukaho hariho abantu batigeze babona iki kiganiro habe na gato wenda baraza gusubira inyuma baze kugenda barebe inyigisho watanze kiriya gihe ariko nawe tubwira ko kantu neza ugasesengure nanjye usibye ko nabicishijemo amaso nkayibona ariko se nk'umuntu utarabibonye arimo arumva tuvuga ngo icyifuzo ngo isezerano ngo Samuel akumva biravangavanga ntago azi ibyari dusogongezeho mu masegonda make cyane utusobanuriye ku kintu cyo gutwita Samuel ukamuhuza n'ikintu umuntu ategereje yifuzaga. Murakoze cyane. Hana ni inkuru twese tuzi abarokore benshi rwose baramuzi inkuru ye ukuntu yari umugore Imana yaziginda hanyuma ategereza umwana agera igihe rwose yumva akuze Imana itaramuhereza umwana bigera naho umugabo we ashaka undi mugore wa kabiri amuzana w'inshoreke kugira ngo byibuze we arebe ko yabyara. Hana akomeza kujya asengera ikintu kimwe ngo Imana imwereze urubyaro agira ngo Imana imukize igisuzuguro ko mukebe we yarasigaye amukinyagurira akamukwena akamuvuga nabi akamubwira amagambo amukomeretsa nuko we ashira imbaraga mu gusenga mu mwanya wo guhangana n'abantu ashira imbaraga mu gushaka Imana no kwizera Imana yuko Imana ariyo yonyine yamukuraho icyo gisuzuguro. Rero Bibiliya itwereka yuko ngo buri mwaka umuryango we Elukana na Ana na mukeba we ngo bajyaga ishilo gusenga buri mwaka uko umwaka uranye bajyaga gusenga ariko bajyanywe no kujya gushimira Imana ibyo Imana yabakoreye mu mwaka utambutse. Noneho mukeba we akaba afite ishimwe ryuzuye ryo kuba afite abana ibyo yasenye umwaka ushize akaza bifite Hana we akagaruka agifite cya cyifuzo cya kiri yasenye umwaka ushize akagaruka n'ubundi ari cyo gifite. Igihe rero kiza kugera Imana iramwumva imaze kumwumva iramubwira ngo umwaka utanye iki gihe uzaba utwite. Noneho umwaka utanye icyo gihe yari yabyaye igihe cyo kugira ngo basubire gushima Imana kigeze yari yarahize umuhigo ngo Imana ni umwana azamwita Samuel kandi azamutambira Imana asanga umwana aracyari muto atoya reka nsibire uyu mwaka mbanze mucyutse namara gucyuka nzamujyaneyo noneho nshima Imana namusige mu nzu y'Imana. Mu yandi magambo icyifuzo ngiye mfite isengesho mfite isezerano mfite ry'Imana ni Samuel wita. Niba ufite inzozi zo gukora business cyangwa Imana yarakubwiye ngo uzaba umuntu ukomeye uzaba umuntu uzagira business ingana gutya uzagenda amahanga uzabyara wenda tubisanishe n'umuntu koko waguze urubyaro uzakora ubukwe wenda uzabigeze gutya. Ayo masezerano yose abantu bikoreye ni ba Samuel. Ni dutwite inda z'umwuka wera dutwite amasezerano y'Imana. Ayo masezerano rero iyo umuntu iyo risohoye ababyaye iyo nda yaratwite. Rero mfata inkuru ya Ana nkayisanisha n'ubuzima busanzwe. Ana ari mu rugendo rwo gutegereza ko abyara n'abandi bari mu rugendo rwo gutegereza ko bakora ubukwe abandi bari mu rugendo rwo gutegereza ko Imana isohoza amasezerano yabasezeranije ko bazagenda amahanga yuko bazakorera Imana. So ngabihuza muri ubwo buryo bigakomeza umuntu wese kuko nta muntu uri hadafite icyifuzo. Mbwira abantu ngo mukomere kandi mwizere amasezerano mutwite Imana izayasohoza muri 2024 uyu mwaka twicayemo bamaze kuwinjiramo. Samuel wawe ugomba kumubyara mu izina rya Yesu. Icyo we ni ibise gusa kandi turasenga Imana ibikoherereze. Imana iduhereze ibise mu izina rya Yesu tubyare ibitangaza byacu dutwite. Abatwita amazu muyabyare abatwita amamodoka muyabyare igitangaza cyose utwite Samuel wawe utwite Imana imuguhereze. Yesu abahereza umugisha. Hanyuma ngiye kubabaza ibindi bibazo bikeya ariko nyuma y'ibyo bibazo ndaza kuhakoresha akantu kameze nka interview
abantu mudukurikiye mugategereze mu kanya. Ndashaka yuko mutubwira umwaka utambutse, nari nshatse kugira ngo mutubwire kuri iri jambo rihumuriza rimeze gutya, kuko amagambo yose mwatubwiye ni amagambo ahumuriza umutima. Rero nashakaga yuko dutangira twumva ko dukomeye muri uyu mwaka. Yesu abahereza umugisha ko mutubwiye ijambo ryiza cyane. Hanyuma umwaka ushize, ubu ngubu turi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Hanyuma umwaka ushize urumva ni nk'aho ari ejo bundi. Ndashaka yuko mumbwira ibintu bimeze gutya. Ese umwaka ushize isomo mwawukuyemo ni irihe? Ryaba ryiza, byaba ibintu bibi mwahuriyemo, ariko mutubwire umwaka ushize wabagendekeye gute. Mushobora kutubwira mu buzima busanzwe, mushobora kutubwira mwebwe mu rugo uko byari byifashe. Byose ndashaka yuko tubikubiramo, kuko ntabwo nshaka yuko turi buze gutinda. Yesu abahereza umugisha. Noneho pastor we mu kanya wavugaga, Diane amaze akanya acecetse. Diane we ngiye guheraho. Tangira rwose. Yesu aguhe umugisha. Ndagira ngo tubwire uyu mwaka ushize uko byakugendekeye, ibyo wabonye byiza, ibibi byinshi nangwa ibibi bike byinshi byiza. Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane. Uyu mwaka ushize ntabwo ari woroshye muri rusange, ariko ku giti cyanjye cyangwa se urugo rwacu watubereye umwaka ukomeye, ariko nanone tuboneramo n'ibyiza. uyu mwaka nibwo twaboneyemo umwana, Imana iduha umwana w'umukobwa. Iki ni ikintu cyiza, tubona amashimwe. Ariko mu buzima busanzwe warakomeye, ariko ntabwo wapfuye wapfuye, ariko turababona rwose muri bazima bantu banjye turanasa neza cyane, ariko bitewe n'ibyo umuntu aba yifuza kugeraho. iyo umuntu atangiye umwaka ahubwo tukiri mu kwa mbere, urumva amezi 10 hari ibintu uzaba wagize, kimwe nta kigezeho uzabona, kimwe nta kigezeho uzabona ukanandika. Hanyuma rero uyu mwaka hari ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba yagize. Ni umwaka bajya bavuga ngo umwaka w'igihari, bajya bavuga ngo umwaka w'igihari ngo ni umwaka ugikomeye. Rero nararebye ndavuga ibintu bishobora kuba ari byo, kuko uyu mwaka ushize wari umwaka w'igihari 2023, warakomeye mu by'ukuri, ariko turashima Imana mu rundi ruhande. Waradukomeye mu ruhande rumwe, ariko urundi ruhande dufite amashimwe, nubwo hari ibyo tutagezeho, ariko hari n'izindi ntambwe Uwiteka yaduteje. Ukiri aho ndashaka kukubaza ibibazo bimeze gutya. Ndashaka yuko nibura utubwira ibitangaza 2 Imana yagukoreye, none ukatubwira n'ibintu 2 byaba byarakubabaje. Kabone niyo ibintu byaba byoroshye ku bandi bazabyumva, ariko kuri wowe uvuga uti iki kintu cyarambabaje muri uyu mwaka numva neza biranze. Ndashaka ko uhera ku bintu byiza by'ibitangaza Imana yagukoreye, kugira ngo tubone ko no gukora kw'Imana kwabonetse muri uyu mwaka w'igihari kuvuga. Mu bitangaza 2 nyine nabivuge nabitubwire ukuntu usa bitangaza byo ntago wabibura, ushaka kuvuga n'ijana. natubwire bitangaza kimwe nakivuze. Imana yaduhaye umwana, idukoreye igitangaza mu bya neza, bandi muzima n'abayobozi. Igitangaza cya kabiri ni ukuba njyewe na papa we n'umwana ko turiho turiho. Ibyo byose, ibyo ngibyo biruta ibindi byose bizaza, biruta amamodoka meza azaza, biruta amazu meza azaza, biruta utuzi twiza tuzaza, biruta promotion zizaza. Kuba turiho ibyo bizaza, tutariho rero twari batatu tukaba turi 2 bikaza, ntabwo twagira umunezero nk'uko twese tutari. Subiza icya kabiri dore pastor umwanya. Icya kabiri rero icyambaje hari wambaye bishobora kuba nakubwiye 2 kandi ugasanga ni kimwe, cyangwa ari 7 cyangwa ari 100.
njye nkunda umubare w'ijana ku buryo ibintu byose numva nasubiza ibintu ijana. Nkunda n'igiceri cy'ijana, nkunda ijana gusa. Rero ibintu byambabaje, reka mbere ku kintu cyiza. Hari ikintu cya mbere cyambabaje, mfite inshuti yanjye nakwita inshuti magara cyangwa yitwa umuvandimwe. Umwaka ushize yahuye n'uburwayi, akaba umuntu uhora hasi, akaba umuntu uhora arwaye. Mana yanjye nkajya mbigira icyifuzo, nkajya mpora nsenga nkavuga Mana, kubera iki uyu muntu, kubera iki mwene data, kubera iki umuvandimwe ahora hasi, kubera iki Mana utashyiraho iherezo. Nyine bimbera umutwaro, nkajya numva birananiye ku buryo no mu ijoro, kuko yakundaga kuremba nijoro, mu ijoro nanjye nkumva nta bitotsi by'indani mfite, nubwo naba mfite ibitotsi, nubwo naba ndushye. Rero icyo kintu kirandemerera, nkumva nyine kirambabaje. N'ibindi birahari byagiye bimbabaza, ariko reka mvuge icyo numva aricyo mbokeye kuvuga. Ariko uburwayi bw'uwo muvandimwe bwarandiye uyu mwaka, numva ndawanze, ariko nkajya mvuga nti Mana, turimo gusoza umwaka turi mu rusengero, nirukanye izo ndwara, nzirukana n'umwaka wa 2023, nizeye ko bitazagaruka. Amen. Rero icyo kintu cyarambabaje, nyine kimuberetse umutima. Rero mwihangane ko nta kindi bivuze, nicyo cyonyine mbahaye. Urakoze cyane Diane. Rero nkunda ukuntu uvuga, ufite ukuntu uvuga witonze, witwariza make, n'ijwi oya, uvuga neza nyine, uvuga nyine ni impano yawe. Diane niyo yaba adafite indafu rwose avuga atuje. Ese aguhereza umugisha Diane. Twizeye ko umuvandimwe azakira, niba atarakize nangwa wenda yarakize simbizi, ariko wihangane ko byakubabaje. Samweli wawe nawe rwose ejo uzamushyira hasi cyangwa ejo bundi. Pastor umaze akanya ucecetse, kandi abapasiteri buriya rwose kumara akanya gacecetse ni ikosa rikomeye cyane. Ni ikosa, ibintu byo kwitonda, ntabwo wakwitonda na Diane ngo yitonde. Ariko nuko ntari nakakubajije, ntegereje yuko asubiza. Urumva umuntu bamubajije agomba kwihangana agasubiza. Hanyuma wihanganye pe, uyu mugabo yihanganye neza, taza kumuvangira. Abantu badukurikiye rwose, Pastor umushime, ni ukwihangana nyine. Urumva ntabwo yaratuje umutima, ariko yihanganye. Ese mumugisha. Hanyuma Pastor, ndashaka nawe kuducira mu ncamake y'umwaka ushize. Ntabwo nshaka kubaza ngo vuga ngo 2 ngo nawe 2. Nta kibya Diane twabyumvishe, nangwa nawe bikubiremo, wowe uracapurisha. Hanyuma hari akandi kantu ngiye kubabaza mu kanya. Ndashaka ko tubwira umwaka utambutse, ese wagenze gute? Ese ni ibiki byiza wahuriyemo nabyo byinshi cyangwa bike? Ese ni ibiki bibi? Ese wawubonye gute? Ese wabanye ute n'abantu muri sosiyete? Ese ku murimo w'Imana byagenze gute? Byose ubivuge mu ncamake. Urakoze cyane. Mbere na mbere dufite ishimwe kuko Imana yaturetse. Muri uyu mwaka utambutse twagiriye ubuntu, Imana iratwagura. Twinjiye mu mwaka turi 2, tuwusohokamo turi 3. Ni ishimwe rikomeye kuko nubwo Imana ibikorera abandi, ariko si bose babibona. Uburyo Imana kandi yabidukoreye buri special, kuko twayibonye mu buryo butagoranye. Kuko hari n'abandi Imana ibikorera ariko bakabigeraho bibagoye. Turashimira Imana rero yuko yaduhaye gusoza umwaka neza, ikaturemera iryo shimwe. Turayishimiye ukuri kandi ndetse cyane. Dufite umwana w'umukobwa mwiza. Rero icyo Imana yakoze muri uyu mwaka utambutse ni byinshi kandi ni byiza, turabishimira. Hanyuma ibitaragenze neza byo se umuntu yavuga ngo ni rusange. Ni rusange, hari igihe umuntu ajya kurira agasanga hari abarira kumurusha. Bibaho. Nugasanga ahubwo ugomba gushimira Imana yuko byibuze ako gahenge cyangwa se utaribwa nkabo. So turashimira Imana ko yaturinze. Nubwo harimo ibitaragenze neza uko yabivugaga, ibigeragezo by'indwara byagiye byataka abavandimwe n'inshuti,
ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe kagenda neza wenda ku bana bibuze mu mazina abantu bamwe badukurikiye muraza kutwihanganira hari ibintu umuntu aba atari buvuge ariko muri rusange umwaka wabaye mwiza hari ibitaragenze neza ariko ibyagenze neza bituma twibagirwa ibibi tugashimira Imana ko turi bazima kandi tukaba turi mu mwaka tumeze fresh. Murakoze cyane pastor, Yesu abahereza umugisha mwinshi, murimo murasubiza neza, muri abahanga cyane. Noneho ndashaka kubabaza akabazo kameze gutya. Muri abahanga mu gusubiza rwose. Ari n'ibyo navuze none ngo ndumva. Zabivuga ikindi. Ariko banze urimo urambwiriramo. Oya naragase ntago bizi, njye ntago njya mbwiriramo abantu, ndi umukristo mvuga ikintu kiri. Hanyuma reka tuve wenda kuri iyo kote nabazagaho mu by'umwaka, uburyo umwaka wabagendekeye. Yesu abahereza umugisha aho mwakomeretse, Imana mwihanga kandi nabababare. Nta mukristo re gukomereka muri ura nta mukristo unakomereka, Imana nabababarire kandi munihangane. Diane wa mushuti wawe urwaye, witeka mukize, Yesu abahereza umugisha. Ariko hari akantu njya nibaza ubundi tukiri aho ngaho, mundebe hano mbabazi. Ubundi hari ibintu njya nibaza, kandi hari abantu ushobora kuba ngiye kubariza, abakunzi bacu, abantu badukurikiye, namwe uwo duhuje ikibazo ashyireho karayiki hasi muri komenti, anyandikiremo ko nawe twari tugihuje. Ndashaka yuko munsubiza ikibazo kimeze gutyo. Ubundi tubona ngo urugo rwa pasiteri tukabona ni muri paradizo nangwa ni mu ijuru rya kabiri. Ndashaka kugira ngo mbabazi, ndababona muraho murakeye mumeze neza, iteka murambona museka, n'iminsi yose mpuye namwe nsanga mwisekera. Ubundi mujya mugira ikintu mupfa mugatongana nangwa mukavugana nabi nk'amakapozi yose tubona aha hanze. Nimutubeshye, mutabeshya kuri kamera. Nimutubeshye rwose, munsubize. Bijya bibaho? Nimba ushaka abanza gusubiza, Umva rwose biri hafi ari gusubiza, ndabona ubishaka subiza. Reka basubize, reka abanze. Umunyarwanda yaravuze ngo ntazibanye zidakomanya amahembe. Mu yandi magambo, ntabwo wabana n'undi babure kugira akantu bapfa. Tugira ibyo dupfa bisanzwe ariko bidakomeye. Ntiwatubona twatunganye, n'umuntu uri mu rugo ntiyabimenya ko twagiranye ikibazo, ariko turarakaranye. Ariko nyine kubera yuko mubizi nitondo ntagira amarere, niba ntunganyije biragaragara, gupfiramo. Byabyita gupfira imbere. niyo yaba ari ikosa yakoze, ntabwo nterera hejuru ku buryo n'umuturanyi yazamenya ngo hari ahantu batonganye, ariko ntabwo byaba kwa pasiteri, ntabwo Nakoze cyane Dia, wowe ntabwo watera hejuru. Njye mbona unakora ikiganiro bita ngo ni mugore rabagirana. Abadamu mugikurikirane, kijya gitambuka aho ngaho, mutubwiriramo amagambo meza, burya iyo uvuga mbona uwo uriwe. Yesu aguha umugisha. Hanyuma pastor nawe nadusubize, besere kuri kamera n'amavuta yagusutsweho. Rero muri karagiteri zanjye hari ibintu mfata nk'ikibazo, hari n'ibibazo mbifata nk'ikibazo, nkabifata nka bimwe mu bigize ubuzima. Iyo umuntu atagukoreye ikosa ry'ubugome, atagukoreye ikosa yagambiriye kugira ngo akunda kubabaze, mbifata nka part of somebody's life. Kuvuga ngo umuntu wese ushobora gukora akantu mugenzi wawe kakamubabaza mu buryo bw'uko mbere na mbere utagambiriye kumubabaza. Icya kabiri ni ikintu utateguye ngo uraza kugikora. Tuvuga urugero, ushobora kubaza umuntu ukamubaza mu buryo busa naho umubwiye nabi, nibyo bikunda kumubabaza. Nkamubaza nk'ikintu nkabona abifashe nkaho mubwiye nabi,
ngira ngo nibyo yashaka kuvuga ngo ukabona umuntu akarakaza bikananangaza ukuntu bimurakaje ariko ku ruhande rwanjye ntabeshye nta kintu na kimwe ndabona twapfuye nakwita ikibazo. Ese abahereza umugisha cyane jya ugerageza uvuge neza. Diane anameze nk'aho yabona umuntu avuga atuje akagira ngo aramutontomeye nanga amubwiye nawe biteye ubwoba. Diane afite uburyo ariyoroheje nyine, ariyoroheje mu mvugo, aroroshye nyine mu bintu byose. Rero jya ugerageza umubwire neza. Aho nawe ubanza uhabwa neza, ahubwo ndi mu bantu bakabye kuvuga neza, gutwara abantu neza. Urakabya ese abahereza umugisha. Tukiri aho ngaho reka mbabaza akandi kabazo. Ngiye kubabaza utubazo mutaganiriye, ntimurebane ku maso, sinshaka kubona amasiri, umwakira undi siri. Iyo mugiranye ikibazo ninde usaba imbabazi imbere? Nkuko nabivuze cyakora nabanza asubiza. Asubiza nk'uko wabivuze, ubwo amenya icyo ugiye gusubiza. Banza usubize. Biterwa n'uwakoshereye. Ubundi muri formule y'ubuzima no koroshya ubuzima no kubana neza, ukimara kumenya ko wakoshereje mugenzi wawe, ubizi neza ko abigizemo uruhare, ni byiza kumusaba imbabazi. Njye nzi gusaba imbabazi burya. Ntabwo murimo kunsubiza ikibazo mbabaza. Mwibikwepa mwibica hirya. Iyo mugiranye ikibazo ninde wihutira gusaba imbabazi? Undi akibitekerezaho undi akamusaba imbabazi. Ninde? Diane ninde? Mwumva none ubuse turaruca rute. Umugabo ati ni njyewe, umugore ati ni njyewe. Ubundi nk'uko yari yabivuze, uwakoze ikosa asaba imbabazi. Kuko hari ukuntu tugirana ikibazo ariko uwagiteje niwe usaba imbabazi. Murakoze cyane. N'ubundi wakosheje niba ugomba gusaba imbabazi. Iyo nza kubona ari kubaza ngo ubundi ibibazo ninde ukunda kubitera. None se mubwiye n'iki byo ko ntari bibaza? Dore gutamaka none se niba mujya mugira ibibazo byinshi ninde ukunda. Ikindi kibazo kimeze gutya, ni utubazo nanditse hano nshaka kubabaza. Ese ninde muntu ukunze cyangwa wiyangaja gufata risiki mu rugo kugira ngo umuryango ubeho neza? Ugajya kuba of course. Ni ahubwo ibyiza nuko wagenda ubaza ikibazo ukavuga n'ugisubiza. Oya ntago ndi buvuga ugisubiza, ahubwo none ngira ngo ngiye kuvuga mujye musubiriza rimwe. Umwe avuga ngo ni njye n'undi ngo ni iki, bibe birapfuye. None icyo kibazo ngire kibazo. Icyo kibazo nari mbabajije. Dusubirize icyarimwe. Oya nimushaka musubirize icyarimwe. Nari mbabajije ngo ninde muntu ushobora kwiyangaje agafata risiki kugira ngo urugo rubeho neza cyangwa umuryango nyine ubeho neza? Ninjye wa mbere. Wowe wa mbere. Urugo ruri ku mutwe wanjye. Urugo turi babiri turugize ariko ninjye mutwe w'urugo. Nige ngomba kumenya ngo niba habaye ikibazo gikeneye igisubizo mu buryo bwihuse, ngomba kwiyangaje cyangwa igisubizo kiboneke. Tukiri aho, impamvu nkibajije ntago nari nyobeye ngiye kwisubiza ko ari wowe wabikora, ahubwo bishobora kubaho wenda akaba wenda ari nka Diane ufite akazi akaba ariwe wabona uburyo bwo kubikora. Ntago bigenewe umugabo gusa, ariko ubwo ari wowe nabwo Yesu abahereza umugisha. Ikindi kibazo mfite kimeze gutya, iyo muhuye n'ikibazo mu rugo icyo ari cyo cyose, ninde muntu ugira ubwoba kurusha undi? Ukabona kabisa afite ubwoba, ibintu biramurenze muri ako kanya, ninde? Arizi. Ariko sibinikira. Ninde Diane dusubize? Ni njyewe, murabizi nyine turi inzabyo zoroshye. Dushingiye kuri ibyo cy'uko turi inzabyo zoroshye. Turi umunyabwoba pe. Tukadushyira no mu bikorwa. Ni umunyabwoba cyane. Ariko ni cyane. Anyway, ni umunyabwoba. Ni umunyabwoba. Kandi ndamubwira ngo ubwoba ni bubi.
ubwoba ntabwo ari bwiza ariko mva nanjye ndabugira twikomereze. Hanyuma tukiri aho ngaho ngiye kubabaza ikibazo cya nyuma dusoze, turahita dusoza. Mukiri kuri kamera ngiye kubabaza ikibazo kimeze gutya: ninde muntu hagati muri mwebwe uko nguko mumeze, uko mwicaye gutyo nyine, iyo kapo yanyu dushyizemo na baby girl uri hahandi, ninde muntu iyo habayeho akantu gatoya urakara vuba pe? Ninde muntu urakara vuba? Hariho umuntu ubuze kurakara vuba byihuse ku buryo ahantu hose avuga bati aratwica noneho turashize. Ninde? Yuwe ubwo nanjye mvuge ngo ariyizi. yeha nanjye mvuge ngo ariyizi ubwo cyasubije. ariko iki kiganiro kiraryoshye n'ukuri. Ngewe icyo nzi urumva Bibiliya ntabwo yemera umuntu wihutira kurakara. Ubwo rero turabarokore nta mpamvu yo kwihutira kurakara. Pastor yatsinzwe, abakunzi ba AJTV muramubona arayamanitse, ashobora kuba ari urakara byihuse. Murakoze cyane, mwakoze kutwitaba. Yesu abahereza umugisha. Abatumirwa bacu twari kumwe uyu munsi ni Kapoze ya Pastor Ajabu&Diane. Ni umuryango mwiza, ni umuryango ukorera mu bumana, mu gipasiteri rwose iwanyu. Ese abahereza umugisha. Dukomeza tubwira abakunzi bacu, abantu badukurikirana, mukore subscribe, share, comment zanyu tuba tuzikeneye. Ese akomeze abahereza umugisha. Abantu batameze neza, baba barwaye muri uyu mwaka, muhumure bizajya kugeza mu mezi ari imbere namwe mumeze neza. Yesu abahereza umugisha. Ciao ciao. Hanyuma rero tukiri aho ngaho turasoza dusenga. Ntabwo twaba twakoranye hamwe ngo tugende gutyo gusa. Hari abantu badukurikiye baba bari ku biriri baryamye, hari abagenda mu muhanda bareba muri telefone ariko bababaye, hari abafite ibibazo bitari iby'umubiri ariko wenda bibabaje umutima, amadeni, ibintu byinshi cyane. Rero turashaka yuko pastor twaturaho isengesho ryiza, abantu bakongera bakagira gute, bakazuka, bakumva yuko bakomeye. Ese guhereza umugisha tuguhaye umwanya ugira ikintu tubwira, ubundi dusengere dusoze ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, Imana iguhereza umugisha, n'abadukurikiye mwese Imana ibahereza umugisha. Tugiye gusenga ariko turasengera mu ijambo rivuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. 2024 ntuzacogore, 2024 ntuzacika intege, 2024 uzaguruke, 2024 Imana izakugeze ku nzozi zawe. Ntuzacogorere imbere y'abashaka kucogora, ntuzananirwe imbere y'abashaka kunanirwa, ntuzasubizwe inyuma n'abashaka gusubira inyuma, ntuzagire ibyo umwanza kwifuriza byose ntazakubone wamaze kubivamo, ahubwo utere intambwe ujya imbere. Imana iguha imbaraga zisunika ikibazo maze winjire mu masezerano yawe. Tuzasuzanye umwaka dushima Imana ko dufite ikibasa muri bacu mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana. Mana yacu turagushimye kubw'akanya waduhaye, ishimwe n'ibibi ryawe. Ndasabira umugisha abadukurikiye bose, ubagirire neza Mwami, batwereke urukundo, gukomeza kudukurikira no kubana natwe. Ndasenze kugira ngo buri wese aho ari umuhereze umugisha. Uyu mwaka twese tuwinjiyemo turi bazima. Ndasenze kugira ngo uzaduheremo umugisha, uzaturwanira intambara, uzatuhanagura amarira, uzaturemere ishimwe, imitima yacu uzayinezeze. Tuzabe ubwoko buzima, tuzarushaho kugukunda no kukunezererwa, kandi uzagendere hafi yacu kurusha mbere. Icyubahiro kibi cyawe, tuzasoza umwaka dufite ishimwe ryuzuye. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Imana igumugisha. Amen.